Nshuti bakunzi b'Umutera TV, reka mbaramutse nanone kandi nongere mbifurize amahoro y'Imana. Reka twongere twiganirire bisanzwe nk'uko nsanzwe nkunze kubaganiriza, cyane cyane iyo ndimo kugenda nsura akawunti yanjye ya Pi Network, ariko uburyo nyisura mba ngira ngo n'abandi bagenzi banjye bashobora kuba babasha gusura akawunti za Pi Network bagiye babigenza nk'uko natwe tuba turimo kubigenza, kugira ngo ibintu birusheho kugenda neza muri akawunti zabo za Pi Network. Rero muri iri koranabuhanga twisanzemo kandi tugomba kugumamo tukanarihamamo burundu, tubona ko hari ibintu bigenda biza tukagenda tubyiga gahoro gahoro, tukagenda tugwa ku bintu wenda tutari tumenyereye, ariko byose by'ingenzi kandi bidufitiye umumaro. Muri iyi akawunti yacu ya Pi Network dufitemo ikoranabuhanga ryinshi ku buryo utabasha kuriva umuzingo ugere imuzingo waryo, kubera ko hari byinshi tuba tutazi, ariko hari na byinshi tugenda tumenya gake gake. Niyo mpamvu rero buri muntu wese aba akwiriye kuba maso kugira ngo agire icyo amenya buri munsi uko bwije n'uko bukeye. Aka kanya rero nagira ngo twongere dukomeze tuganire tugenda twisurira amakawunti yacu ya Pi Network. Nagira ngo kuri uyu munota nkwereke wowe wamaze gufungura akawunti ya Pi Network, ukaba ufite n'abantu winjije kuri akawunti yawe ya Pi Network banyuze kuri username yawe, ukaba ubafite ahangaha gutya bari mu mibare iri ahangaha, bikaba byaranatumye iyi reti ariyo iyi ngiyi nayo izamuka kuri wowe. Buriya ufite ubushobozi bwo kuganira n'aba bantu unyuze muri iyi dashboard cyangwa se muri iyi application ya Pi Network. Muri Pi Network harimo uburyo bwinshi bw'ibintu byinshi tutajya tubasha gusobanukirwa, ariko urabona ko Pi Network igenda yubaka ubucuti, ikubaka umubano, ikubaka ibintu bikomeye cyane hagati y'aba pioneers cyangwa se y'abantu bose muri rusange. Hari abantu bagiye binjira kuri akawunti yanjye ya Pi Network. Iyo mvuze ngo akawunti yanjye ya Pi Network muraza kunyihanganira, mba nshatse kuvuga kuri invitation code yanjye cyangwa se username yanjye Mateso rimwe, ariko akenshi bakaba binjiye kubera ko babonye ibiganiro byangiye kuri YouTube channel, rimwe na rimwe ntibabone na nimero zanjye za telefone, nubwo kenshi na kenshi nkunda kuzishyiraho, ariko bakaba bazi neza yuko muri iri koranabuhanga hari aho binjirira bagashobora kuba bahansanga. We rero utarafungura akawunti ya Pi Network ariko uyu munsi ukaba ugiye gufungura akawunti ya Pi Network, nagira ngo nkwereke numara gufungura akawunti ya Pi Network aho ushobora kuganirira na bagenzi bawe mwinjirijwe n'uyu muntu ushobora kuba yarabinjije. Urugero ndaza kuruguhera kubo ninjije, abo ninjije bose muri rusange uko ari 58 nanjye wa 59, dushobora kuba turi ahantu hamwe muri chat tukabasha kuba twaganira ku bintu bigiye bitandukanye dushaka gusobanukirwa. Ndaza kuguha urugero, reka twinjirire ahangaha kuri chat hanyuma turebe iboneka muri chat ahangaha. Reka dukandeho, hanyuma nitumara gukanda harafunguka gutya. Nihamara gufunguka turasangamo ibi bintu bigiye bitandukanye, ariko twebwe ibyo dushaka ni ukureba kuri referral team. Ni ukuvuga ngo uyu nguyu wo hasi niwe ninjiriyeho, niwe wanyinjije. Ni ukuvuga ngo habonekamo username yiwe niyo ibonekamo. Iyi ngiyi iriho @nduwi edwards referral team. Ni ukuvuga ngo ni referral team, ni abarefero bose, timu yose y'abarefero uyu muntu aba yarinjije. Timu yose aba yarinjije ishobora kuganirira ahangaha. Reka tumwinjirireho turebe, tunyuze ahangaha turebe ibiganiro bishobora kuba byarabaye kuri bano barefera ndetse n'uyu mu upline w'aba bantu bose muri rusange. Reka dukandeho turebe niba hari ibintu twaganiriye igihe nabo cyangwa se twebwe abarefero b'uyu muntu. Abo yinjije babita abarefero, hanyuma we akitwa upline. Ni ukuvuga ko uyu murefero wiwe witwa Erihit 12 amaze imyaka 2 yandika ahangaha, ariko nta muntu n'umwe wigeze amwitaho.
nta muntu n'umwe rero wigeze amwitaho kubera ko kuri ikoranabuhanga birashoboka ko nta wigeze amenya yuko ahangaha hashobora kwandikirwa ngo hasubirizwe. N'uyu mu upline wacu Nduwi Edward ntabwo yigeze amenya ko ahangaha hashobora kuganirirwa. Uyu rero bwa mbere mu myaka 2 ishize yaranditse ngo bonjour bonjour bonjour, nta muntu wigeze amusubiza. Iyo ushatse kumusubiza ukanda ahangaha kuri reply hanyuma ukamusubiza. Reka nanjye mpite musubiza nti bonjour rwose, ubu ngubu hariya hejuru nkaba ndamushubije. Ahangaha nanone muri imyaka 2 ishize yarongeye arandika ngo bimeze bite. Ahangaha yarongeye arandika ngo bimeze bite, nabwo ntabwo yigeze asubizwa. No kuvuga ngo upline ntabwo yigeze amenya ko aha hantu habaho, ariko narahavumbuye nanjye ndamusubije. Hanyuma nanone muri iyi myaka 2 ishize nabwo yaranditse aravuga ngo hi friends, how can I cover my passphrases of wallet current one I don't remember it help me. Aha naho umuntu yamusubiza bitewe n'icyo yari arimo kubaza. Ahangaha rero refera wacu n'uyu nguyu we urabona ko arasobanutse cyane, arabizi, ariko uyu mu upline wacu ntabwo yari yakamenya ikijya mbere kuri iri koranabuhanga dushobora kuganiriraho. Ariko nahita mbabaza ni amakuru yanyu mwese, tukareba ko hari umuntu uzasubiza ibingibi mwandikiye. Hanyuma rero ibingibi ni kubigendanye n'uyu nguyu watwinjije, ariko noneho ngewe reka tugane hariya kuri kubo ngewe ninjije, turongera duce ahangaha ni timu yabo ninjije ngewe. Iriya yari timu y'uwanyinjije, noneho hari timu yabo ninjije. Timu yabo ninjije iri ahangaha, uhita ubona username yawe ugahita ureba ibiriho byose ukaba wabasha gusubiza. Nari nabibonye mbere y'iminsi 9, urabona ko nanditse ngo muraho neza abantu banjye. Hanyuma uyu muntu ufite username yitwa amarangamutima 1 2 3, mana abantu bazi gukora ama username ama invitation code kabisa. Uyu ngo yitwa amarangamutima 1 2 3, amaze iminsi 5 yanditse ngo muraho. Hanyuma ubu nanjye nshatse nahita musubiza ni yego 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 komera cyane, namusubije. Hanyuma uyu nguyu witwa Ruta Emma 3 amaze amasaha 21. Uyu witwa Ruta Emma amaze amasaha 21. Uyu muntu najyaga mureba yaranyinjiriye, ariko nkibaza aho nzamukura, nzabona nimero ze cyangwa se mu buryo bumwe cyangwa ubundi nkamubona, ariko ngize amahirwe yo kumubona. Ni umuntu w'umuhanga cyane, arakurikirana. Yaranditse ngo hello, wampaye namba yawe ukoresha kuri WhatsApp, urakoze. Uyu muntu rwose Imana imugirire neza cyane. Hanyuma nanjye urabona yuko nibwo nabonye iyi message, na nyuma icyo nakoze nuko nanjye nagerageje kumusubiza. Navuze nti yo aha hantu sinakundaga kuhasura disi, mu mbabarire cyane. Hanyuma nimero yanjye nkoresha kuri WhatsApp mpita nyimupasa. Hanyuma amarangamutima nawe urabona ko mu munota umwe maze kumusubiza. Uyu nguyu nari maze iminota 12 maze kumusubiza. Ngayo nguko rero ibi nabyo muba mukwiriye kubimenya kugira ngo nabyo mubikoreshe. Iri koranabuhanga ni iryanyu, nimwe mukwiye kurikoresha mukamenya icyo mugomba kurikoresha uko byagenda kose. Aha rero ushobora kuhabona ibintu bigiye bitandukanye kandi ukabikoresha icyo byagenewe. Hano turahabona announcement, ni amatangazo ya Dr. Nicholas niyo aca hano yonyine. Aha tuhinjiriye kuri announcements turabona
ibintu bigendanye n'amatangazo yose yashyizweho na Dr Nicolas. Ahangaha uhabona amatangazo gusa yashyizweho na Dr Nicolas. Dr Nicolas akunda gushyiraho amatangazo akenshi y'ibintu biba byanyuze muri dashboard, akabisubiramo mu matangazo. Urabona ko byose biba biri aha hantu. Pi Network ni danje. Pi Network ni urubuga rwiza ruhebuje ku buryo imeze nk'ihagarariye ziriya mbuga zose abantu bakunze kuba bariho cyangwa se baganiriraho. Urabona ko rero ni byiza cyane ubwo duhurira ahangaha nk'abarefera tukaganira, tukareba ibijya mbere kugira ngo twungurane ibitekerezo twinyuriye nyirizina muri Pi Network. WhatsApp barimo baragerageza kuzihakinga n'ibindi bigiye bitandukanye, n'ama Facebook barayahakinga, ariko ahangaha muri Pi Network nyirizina dushobora kuhaganirira ntihagire umuntu dusange ngo aduhakinge. Nubwo mu ikoranabuhanga bamwe bahanga ibyabo abandi bahanga ibindi, ariko urabona ko ibintu biba birushaho kugenda biba neza cyane. Reka rero mbifurize amahoro y'Imana. Utarakora subscribe kuri channel yacu Umutahira TV, kora subscribe kuri channel yacu Umutahira TV. Ikindi, wowe ushaka kwinjira muri Pi Network, ahantu wakwinjirira heza ni kuri Mateso rimwe ukaza mu barefero banjye, tukaba referrals team nziza aho tuzatuganirira ibigendanye n'ikoranabuhanga. Reka mbifurize amahoro y'Imana. Bye bye.